nyine ntago nanjye nifuza kongera kuburara pe, sinanifuza kubura umwenda wo kwambara, ariko se ngeyo ndeba atari byo bintu nkeneye, kuko uko byagenda kose fata wari uri nko ku rugamba uri kumwe n'abasirikare nka 300 ukisanga ari wewe wenyine ureba uri kwirwa wishimira amahoro. Na Bishop Gafaranga ku gakweto keza cyane, gakweto keza cyane ariko Imana ibaho umugisha. Umeze neza? Ya ndashima Imana. Biragenda? Ni biki bishya? Bishya byo twena tubona Imana mu buryo budasanzwe. Aho twumvaga ko bitashoboka biri kugenda bishoboka. Bivuga ngo uko bwije nuko bukeye umuntu ari kugenda arushaho kubona ukuboko kw'Imana. Ya. Wowe kw'Imana warakubonye? Ya. Wakuboneye mu biki Gafaranga? N'undi Imana cyambere Imana tuyibonera muri twe mu mirimo dukorera. Ko burya Imana ni imirimo dukoresha. Imana burya yikuramo kijura amahoro, ugabyuka ugakaraba ukajya mu kazi ukabona biremeye, uhita ubona Imana. Noneho wanakongeraho wakora bikemera nabwo ukayibona kurushaho cyane. Ko burya Imana idakora burya cyangwa se itabyutse umuntu cyangwa itaramutse umuntu byanagora kwiringira. Ya. Okay. Ni Bishop Gafaranga tugiye kuganira nawe, duhera kuganira afite indirimbo yitwa Byabihe, niba atari nshaka kuba nyitiranyije ariko ni Byabihe. Yarayibasobanuriye ababwira impamvu yayikoze, concept yayo, ukuntu abapasiteri n'abashumba batandukanye basa naho baguye cyangwa bahindutse cyangwa se batakiri muri wa murongo wa Byabihe nyine nkuko Gafaranga yabivuze, n'aba baririmbyi bakoranye iriya ndirimbo igera ku minota 8 inarengaho gatoya. Ni indirimbo ngira ngo yakanguye abantu nanone barongera baba batari ko wa mugani zuyuko ari byo. Hanyuma reka mbere kuri iki kintu Gafaranga, nyuma y'uko iriya ndirimbo yishyize hanze hari cyahindutse? Igice kimwe cyarahindutse, ikindi se nabona ko bivuga kigaragaza ko n'ubundi abantu tubwira keshi 90% ntabwo rimwe na rimwe akeshi simanya ko barumva, ariko kumva cyane bikaba ikibazo. Hahandi umuntu ashobora kubona ukoze tuvuga ari nk'abantu bagize ngo ni nk'ipyisi yambaye uruhu rw'intama, babonye Gafaranga ngira ngo mpindutse undi wo ntariwe. Kandi harimo kwibeshya gukomeye cyane, niho abantu bagiye banahurira n'ingaruka nyinshi. Felicitation y'iki nta felicitation y'indirimbo irimo wahindutse nahindutse iki wakoreye Imana wumvaga waraguye. Ubwo bivuga ngo nyine ku buryo biri kugora muri no minsi ari posting nk'akantu umuntu akahita kuri ati ibuka Byabihe wikora icyo kintu. Nabonye ejo ndi gukora ka TikTok ati ariko Gafaranga rwose. Bivuga ngo uko byagenda kose Gafaranga wakizwe utari ngewe byangora sinanazaragera mu ijuru, ariko Gafaranga wakizwa gakomeza akaba Gafaranga ni ujya mu ijuru, agatandukanye n'umuco w'iwanyu. Kandi ako gakiza karavuna. Aho karakuvuna kabiri? Karavuna. Agakiza kakubuza kogosha penke wikunda. Agakiza kakubwira ati ntuzisiga karabero minwa yumye. Yumagane wihangana mu izina rya Yesu. Agakiza kakubwira ati ntuzarye indugu. Ari ibintu byinshi kandi ziribwa. Ariko ngo ndatakaye. Ndungu ni injanga. Ubwo yo ni imvuga y'abanyacyangwa cyangwa uruvaga ntabwo barumenye. Nibyo ngibyo twari duhereye kuri Byabihe kugira ngo munabyibuke ko iyo ndirimbo nyine ihari. Kindi afite na filime ze nkuko bisanzwe. Ikijyanye n'ubucuruzi bwo sinzi niba gicuruza inkweto, ushaka gusanga yarabiretse akigira mu bucuruzi bw'amamodoka. Inyuma ye rero hari imodoka, ni imodoka aherutse guhabwa n'umugabo w'umunyamutima cyane, watekereje kuri Gafaranga, wamukunze kubera ibitekerezo bye, ngo afata umwanzuro wo kuyimuha. Imodoka nziza cyane 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 murayibona inyuma ye. Ngiye nkibibona ntabwo natekereje ko ari byo. Niyo mpamvu tuvugana kuri telefone navuga nti nibyo se nibyo. Ubwo hari n'umuntu urimo arayireba akavuga ati oya si byo rwose, ati niyo muri Tom Transfers nkuko bisanzwe, ati ntabwo ari byo. Ariko iyi ni imodoka ya Gafaranga yahawe n'umunyarwanda umukunda. Byagenze gute Gafaranga? Ikintu cyo nabasha gusobanukirwa nanjye ubwanjye wenda ndikugenda mbyakira gake gake, n'uwo ndiwe nanjye ubwanjye kwiyakira biro bivuga ngo umuntu utarabyakira sinanamurenganya n'ukuri biragoye. Uko nanjye bambwira ngo bagiye kumpa akantu nyine numvaga wenda nyine nk'akantu, ariko burya keshi burya nta kintu kiba nta. Yaraguhamagaye ati nitwa runaka
usanzwe ndarabona batabimenye neza n'umuyobozi umwe mu bayobozi bo muri Tom Transfers bivuga ngo guhera ku kavideo nakoze ko mu nkweto arakazi ushobora ngo nta nubwo nabura guhamya ko mpamvu nabashaka kuba narahawe n'akazi muri no company nabyo bya bikorwa byanye nakoraga byarabigize bya kuko yabikundaga byarabigizemo uruhare so cyongero nahawe akazi muri Tom Transfer numva mpakoze amezi agiye kugera hafi 9 ndakora cyane akazi gatandukanye ariko urumva nge nkora narifite ariko we ntago uwo muntu aba mu Rwanda ariko igihugu cyanjabutse Gafara nujya wiburira kabisa no mu diaspora so ariko urumva we yaratuwe nyine wakurikira ibikorwa byanje cyongera afite urumva nimba nkubwa ngo numwe muri Tom Transfers bivuga ngo azi nowe nuwahana ariko nubwo sinari muzi we so rero mukuza nyine nibwo yifuje guhura n'umuntu ubwo urumva cyambere w'umukozi wo muri Tom Transfer cyongeraho nakunda nafana ibikorwa byiwe so urumva rero aza yarafite intego yo kuza kureba ibikorwa bye ariko yaranshyizemo nanjye ko azankorera ikintu cyiza ibyo nibyo nabashije kugenda menya nyuma yabwo so rero urumva bampanye n'impano ariko icyo namenye cyo nayihawe nyine urumva nayihawe mu buryo bw'umukozi no urumva hari ukuntu ushaka kugaragaza ngo urakora uri umuhanzi umuntu akaguha akazi nyuma agasanga bwa buhanzi bwawe ubwawe nawe urabwubaha n'ukuntu bivuga kesho bikora nkabyo kuko bivuga ngo kuba yarankunze ni ikintu kimwe nyiri uwo muhanzi kuhirya haraza muri company yabo ariko kuba naraje nkakoramo wenda hari wasanga yarahuje ibyo navugaga n'ibikorwa byanjye abona ndi wo guhabwa icyo kintu ibindi byo wenda keretse ari nko byibarije ariko nge nibyo bashe kuba afite yene bashaka kubaza akubwira ati hari akantu nshaka kuguha ni n'umuyobozi wawe wumvaga ari nk'agaki mu mutima wawe wumvaga ari agaki muri nje kuko akenshi ikintu nkunda guhabwa hano hari nk'ukuntu nkora neza nkabona wenda bampaye nk'ibihumbi nka 500 bitari ku mushahara cyangwa ubona ubundi bampaye esase wenda nk'iy'amezi 2 navuga ati wenda ahanga wasanga ari nk'akayesase bagiye kujya bagiye kuvuga ati wenda n'umuhungu amwe nk'amezi 3 ibyo nibyo numvaga ariko byo natekerezaga mu mutima wanjye ntago nakubeshya nasanze atari byo yayivanye Burayi se iyi modoka irindi igera hano utaramenya ko ari yawe bazanye kuko ntago yaje ariyo yonyine n'ubundi Tom Transfers na amamodoka zaje ari imodoka nyinshi zisanzwe nk'iz'abakiriya kuko ubu tunavuga ntago nahinduza mutation bitewe n'ino misi turimo urumva na n'ubu ntuza krite jaune yacyanditse kuri company yaje nyine ari imundi ari imodoka yize z'abakiriya zo muri Tom Transfers urumva ibiyangi igeze naho urumva ariko urumva wenda mu mutima wa boss wenda byari birimo kwizabi yanjye ariko muri ngewe zaje nk'izindi zakirwa nk'izindi zicekingwa nk'izindi ariko ntago yaje yanditseho Gafaranga ati akira wumvaga bimeze gute muri wowe kubwira ati iyi ni yawe mu bintu ngiyi nyuma yawe rwose ni imodoka nshyashya nziza cyane akubwira ati iyi ni yawe wumvise ari byo nkubwira ngo ntago nahise mbyakira urumva ndi no mu bantu bakunda kugira ibintu byo kuvuga cyane ariko nabuze ikintu mvugo muri ako kanya biba bike nyine numva hari ukuntu ikintu kikubaho kumva ntago gisa nkaho ari cyo muri wowe ukumva biri no kugutungura ariko noneho icyambere impamvu nahise mbyakira wenda nkumva ntago biri kungora cyane nkuko wenda byari bongore kera ni uwari yimpaguwe yari uwari wo yarariwe hari umuntu uguye ikintu kumva katari kukubeshya kumva byari byose ntiyankinisha bivuga ngo rero bitewe nuko narinze umwanya wiwe nzi n'uwari we ntago byari kungora kumva ko ndi kuyihabwa ahubwo wenda kumva nyikwiriye nibyo byangoye se kuko nari nyikwiriye wumva gutayikwiriye biragora none se Gafara iyi modoka mu bigaragara ko ishobora kuba ihenze cyane imodoka iri hejuru ya miliyoni 10 nkurikije nzama modoka mu bumenyi buke ntabwo nze ayo bayiguze niyo mpamvu ndi kuvuga nti nkurikije ibyo nzi ushobora kuba hejuru ya miliyoni 10 umuntu akaguha miliyoni 10 ntacyo guca bya bindi byinshi umuntu ya listing ari nayo mpamvu wenda bamwe bavuga ati oya Gafaranga birandi bya byo gutwika ntabwo imodoka ntabwo bishoboka kuko impamvu ya mbere abo ngabo uribivuga si niyo murenganya kuko tuvugana n'uwo twakoranya akazi ko mu rugo nkorera 2 yambona ku Isimbi TV aravuga ati ntabwo uri ari Gafaranga tuvugana n'abantu bajya baza hano kugura imodoka bakansanga muri office
aho n'ubumva gatera office ni baringa Gafaranga arimo urugira ngo wenda naje gutera office nyine comedy urumva kuko nanjye ubwanjye nyine ntago ndiboze kurenganya uwo muntu yo nanjye ubwanjye fasha umwanya wo gusubiza ubwenge nyuma nkareba umuntu waragiriye inka abantu ndagira 500 uzi ko usigaye bivuga nanjye ngashaka gushidikanya no urumva tayari abantu batangiye kujya ya ntabwo usigaye bivuga ngo urumva ngiye nyikora akazi ko mu rungu ngatangiye barako nejo bundi nako iyo bivuga ubona abantu babyakira muri iki gihe amashimwe afite burya abantu badukurikirana bari benshi kurumva umuntu nabaye mu buzima bwa Kibobo igihe kinini abantu benshi babakuzi niyo mpamvu uzasanga no muri comment arunagamo tinge ndamuzi hari n'uwanazemo comment ati wakoze mu cyumba 5 wakoze bivuge ngo biba byiza nyine ibyo tuvugana twabibayemo no kumanywa yihango n'amajoro batureba nta wakanga kubyemera kandi impamvu se ko tureka abantu biyemera ubuzima mvuga ni ka wenda ari ngiye ujya kuri kamera cyane ariko bose bemeye kwijyaho ushaka gusamba 9% y'abantu tureba ariho bagiye banyura wenda nibakoza ko mu rugo ariko harabakoze ibindi bintu byinshi nta myaka myinshi nyuzemo Gafara ubu ngubu noneho ubonye umuntu gukunda uvuga uti uramfashije uranyigishije akira ngo imodoka uri n'umukozi mwiza ibyo byo turaje tunabigeraho menye ndashaka no kumenya n'ibintu ukoramo hano ni ibiki nundi ukora iki byaguhaye ihe nyigisho muri wowe kuko ushaka gusanga abantu barimo barakoreba none ahangaha harimo mwakoranye akazi bakigakora bavuga batari ku umuntu ntakadutekera umutwe birashoboka ko nanjye aya masahani ndi koza ushaka gusanga cyangwa se yitekeye ari mu gikona bati ibi bintu nanjye ko nazabivamo nkabona umuntu umbwira ati amateka yawe arahindutse habwa akazi habwa umugisha ikintu cyo ntago nabura kubivuga kugeza n'izi saha bino bintu kuri ngewe nka Gafaranga ikintu ntago sinzi imba ari ubujije ariko bintera ubwoba icyambere bintera ubwoba icya kabiri akomeza n'ubundi kuri yanego yo kuvuga ati bituma numva ko ndimbwa nasoza navuze icyo kintu ibi rero uravuga ngiye gaseka uko ntago impamvu ariko umuntu unyumva abanyumva neza hari ibintu byinshi twebwe ubwacu iyo mvuga gutya hari udukosa twakoze kera tukiri muri bwa buzima urega no rwose mu byo twagiye tunyuramo ntago twagiye tubinyuramo wenda 100% wenda twabaye abera aho twirwaniraga ibintu bitaro by'amafuti hari aho wakoraga cyane ngo wumve hari n'igihe waba gukora n'umuntu akazi ko mu rugo kugira ngo wenda bakongeza ukamubeshyera cyangwa se bamwirukana usigare mu rugo wenyine mukorana muri nka babiri biranga kawe kadataka hari ukuntu ndabyibuka cyara nyizunguza inkweto hari ukuntu wafataga nk'inkweto yaraturitse hasi ubireba ukayigura uyireba ukayishyiramo supaguru ukayihangika umuntu ubireba ntugiremo umuntu uvuga ati umuntu wenda ngurishije inkweto we ni muntu ki aho wenda ibyo byose iyo ugenda kandi aho hose wagiraga ngo ugere kure wagiraga ngo ubuyo niyo mvuga ngo ikintu umaze kubona uyu munsi hari umuntu kibirimo kivuga ati kugira ngo ngera ariko ikintu umaze kubona cyo ntabwo nushishikaje abantu kuryama nabashishikarije no gukora cyane kuko n'impamvu nayihawe nabwo ntabwo nayihawe ndyamye nayihewerewe mu kazi ariko hari umuntu ujya mbona akadanga ubamye ati ngewe nakoze ubukwe mfite 1000 ku ikofi akenshi niko abantu batabizi ucunze neza hari benshi wacumuje umunsi w'ubukwe bwawe ukuntu ujya kumva ngo sare ngo bayishyuye ngo ndi mu gatimba n'umugore ngo Imana ikora ibitangazo abantu baharakariye urya munsi uri gushimira ku mabaro w'abandi bantu ahubwo wenda Imana yakuburya rega hari ibintu usabe tutakwiye kumva ngo tubikururize tubishishikariza abantu ngo bajye gushima Imana ngo nishyuye sare y'ubukwe ngo umugeni nge nawe turi hanze mbona igitangaza ngo nge nagiye ngo mu bukwe ngo nta gitanda nta ntebe ngo sanga byaguzwe ati urumva tayari nko kuba wasanga imbwiri nko mu bicobo kavuga ati kuko iri kumoka cyane reka nyikuremo kandi wari ufite urugendo bivuge ngo rero ntago mbuje abantu kwizera ngo ibitangaza bibe ariko ubundi igitangaza nk'icyo kibaye si wanacyamamaza kuko wagoye abantu mu by'ukuri ariko guhabwa ino modoka nayiherewe mu kazi nta nubwo basanze ngenda n'amaguru n'ubundi hari indi wari ufite hari indi nari mfite bivuga ngo rero bisobanura ngo burya igitangaza cy'Imana ntago kiza kwenda kuvuga ngo kize mu buryo bw'ubunebwe cyangwa kize ngo abantu bategura ubukwe barushya abantu suppose ushobora kuba nafata muri umuna wanjye ngo mwo cyangwa mukuru wanjye mworeze wenda nk'ibihumbi nka 200 ariko ashaka kumwanga ateguye ubukwe akanyihagarara wenda nkamwihorera akabutegura ejo nkajya kumva ngo nta kota afite wenda nkaba nanakora nkaza no kuguza hano mu kazi wenda ngo ni bwa bukwe bwe bugende neza bakajya gushimana ngo akoze igitangaza kumbi yasize mu madene menshi no mu bibazo byinshi
igitangaza cy'Imana kiba ariko buryo ucunga ko icyo gitangaza cyawe kitasenya abandi bantu nicyo gitangaza cyiza. Ubu se warabyakiriye Gafara, umukozi wo mu rugo, umuzunguzayi, ubu ngubu noneho kado uri murahabwa ntizabakire imodoka. Ejo bundi umuntu azakubwira ati itike y'indege ugiye gutemberera ahantu ushaka. Ariko cyane kwereka ko rero ni byiza nzanatembera, wenda simvuga ngo nzabyanga, ariko muri ngi kintu mba nibandaho cyane gisigaye kiri bino nawe rwose ushaka kumbana mu ikota, ariko nanabitangaza ntago simbabaye mu buryo bw'inzara n'amafaranga, ariko ntago mbayeho nishimye. Ni mu bantu bashaka kubabayo batishimye. Ntago bayeho shimye kandi ufite imodoka ebyiri. Ntago imodoka ntago ari n'ebyiri. Ntabwo nabyo naje kuvuga, wenda uvuge tuvuge izaka. Oya nyine ndaje nkubaza no ku kazi kuki uvuga ko utishimye. Wabaye kadejo wundi y'imodoka kuki utishimye. Mpamvu ya mbere, nta kintu na kimwe wabona gisimbura amateka mu mutima wawe. Kuko nekereza ko ikintu nshobora kuzabona kikanezeza kiretse nimba ndi kumwe n'Imana, uko mbishushanya n'uburyo nabyigishwe n'uburyo mbyiyumvamo. Munsi nzabona ndi kumwe nayo, nibwo munsi nzanezerwa. Kuko fata buno buzima mbayemo mfite imodoka, nubwo mfite imodoka bwose nkaza gusanga bwuzuyemo ibintu bijya kugira n'isano ahubwo bitandukanye amabara. Kuko hari ibintu, hari umunzani utajya wibeshya, ni umunzani upima umubabaro. Umuntu ashobora kuba afite umubabaro, afite imodoka nziza, umubabaro umarwa nande rero? Umarwa na Kristo. Kandi Kristo kugira ngo awukumare ntago bisaba imodoka, ibisaba n'inzu. Kuko uko byakagenda kose ibintu biri mu maso yanjye nanyuzemo n'ibintu biri mu mutwe wanjye nta giciro wabigura kugira ngo bikuremo. Kuko uko byagenda kose niyo naba umukire, ariko ndi umukire uri mu ngaruka nyinshi, kandi ntasengera ngo ziveho naho naba umwami. Niko bajya bavuga ngo amateka arahinduka. Ni nyuma naje gusanga ahinduka inyuma nimba ahinduka mu bigaragarira baso, kandi niko twese nibwo buhumye turimo. Kuko hari agahinda ngira ubu ngubu ndi mu modoka karengeje agahinda negeze kugira nta modoka ngira. Uko ni ukuri, turi mu kiganiro, ntabwo nari mbizi ko turi bivugeho. Kwereka ka video agafashe ndi mu modoka nitwaye, nta mushoferi nari ifite ngaho kugira, ariko nararize. Harya no jya ngo Gafaranga nagafashe gusa ngenda kifata, ndavuga ati ndakugumana wa ka video sinzi igihe wenda nzakajugunyira. Urizwe n'ikizi? Banze nkashebe shatse gusobanura ngo rero ibintu bavuga ngo urizwa ni njye numva n'abavuga bati nge reka turebe, ariko ndagashaka kugira ngo ibintu bitazaba. Ukora agashaka umugabo ufite amafaranga akavuga ati ibyo kumbwira nta rukundo ruhari, nzaririra amayamisha aho kuriririra. Wenda turamaramo volume, dushaka ko n'umuntu ukumva aho ngo nari nitwayeho. Volume no kuyikuramo kare burya tuvuga ntabwo urebe n'itarita nagafatiye, nari mbabaye cyane. Kuko bisatse kuvuga ngo urubabajwe n'ikize Gafara, biragaragara ko uri murarira cyane. Ho ngenge nifata nkagenda kuko burya yo ndi wagafashe mu kwa gatatu tariki 31. Kucyurira kandi ibintu bihari. Kure nasamye ndi umuntu w'umugabo, ibintu biriho kucyuri murarira. Ibi bintu rero nakubeshye nanjye mbafite ubwoba nyine. Ntago nanjye nifuza kongera kuburara pe, sinanifuza kubura umwenda wo kwambara, ariko se ngiye yo ndebye ndeba atari byo bintu nkeneye. Kuko uko byagenda kose, fata wari uri nko ku rugamba uri kumwe n'abasirikare nka 300, ukisanga ari wewe wenyine uri kwirwa wishimira amahoro muri wenyine. Ntago ubundi icyambe se famille yanjye yose yarazamutse, hari n'abasigaye banayinyurira. Nabibonye muri commentaire ngo murumuna wawe muri kucuruza ngo ufite ngo mwene wanyu w'umunyonzi ngo wamukuye mu bunyonzi ngo ko tumaze gukira. Kandi mu by'ukuri ntago bazi uwo munyonzi wenda icyo yakoraga mbere ntarabo uyu nguyu, ahubwo atarabo umunyonzi. Ntazi ubwo nta nibazi n'icyo yakoraga atarabo umunyonzi.
igihe cyose kandi nuko byagenda kose ntabwo najya muri famille yanjye yose ngo nyiremere bishoboke uko byagenda kose. Hari aho bisaba ngo nirengagize kandi atari ko ndi umugome. Nta nubwo noneho turenze iby'abavandimwe sinafata n'abaturanyi ngo mbishobore kandi barahari. Hari abana mbona bameze nkanjye aribo mu buzima nkanjye sinabaha akazi ngo mbishobore. Nkweretse telefone yanjye wafite message nka 400 duha amafaranga zivuga ziti byanze tubanze tutya gutya nkuri ibyo shoboye ibindi nyine nkono nkahita ndeba nkibaza si isi iri inyereka iki. Niyo mpamvu isi yari itanyereka ko umunezero mwisha ari ugutunga bino, ahubwo basi umunezero wanjye umunsi nzaba ntari kwibuka ibi byose, ntari kwibuka ko nkeneye imodoka ihenze cyangwa inzu ihenze, uwo munsi wibazeho. Kandi ntugomba gusubira inyuma ngo ujye munsi y'iyi. Ikintu ugomba guharanira kujya hejuru. Ikintu maze kubona ntago ndi kurwanya intambara yo gutsindwa, ariko burya nanatsindwa. Ushobora kumva ko ntashaka kujya munsi ariko byanashoboka. Ntago byo nabigena. Kuko iyi ngiyi ntago mbajije ngo byagenze gute, ugeze hano gute. Ushobora no kugufunga kubajije impamvu ugeze hano naho wavuye. Ushobora kubura ibisobanuro. Niyo mpamvu rero no gusubirayo nabwo ushobora kwiburira ibisobanuro ariko nabyo bishobora kuba byashoboka. Nese ko ugira ubwoba Gafara? Kandi amateka ngo arahinduka kandi ayo arimo arahinduka. Nyine rega niko abantu benshi abantu turi abantu system igezweho numva bya bindi bitaga umurenza uwera ibijumba. Umuntu nyine akavuga ati nimba nanjye arabesha usanga ujye uzasanga umusore afite imodoka nziza ariko anywa ibitabi byinshi, anywa ibiyoga byinshi. Ubu ni urobwa. Usora bivuze rwose ukavuga uti nawe. Bisobanura ngo rero nyine iyo bimodoka n'amazi ari umunezero ntabwo umuntu wakabaye abikora. Hari akaganiro ejo bundi numvisha tugasanga umuntu arakaze ararenza apima ibiro 100 turanamutinya hano hanze ariko akagera imbere y'inkumi y'ibiro 45 agacika intege kurusha umwana w'imyaka 2. Bamwe babonye ko banapfukama akarira ku nkumi. Kandi nuzi wumva umuntu yataye inzu n'imodoka ngo umukobwa yamubenze yiyahuye. Ubwo bisobanura ngo none se kukiyanzu none nigisha abantu ko inzu twumvisha wa Nyabugogo wayiparitse ajya kwiyaho. Sibyo? None mwa bino bihugu byo hanze baduhanurira ngo Imana ikohereje i Burayi twumvisha hari yabiyaho. Bivuga ngo i Burayi nta mahoro ariyo, mu modoka nta yahari ahubwo sari. None ubwo rero bishobora ngo ntuze mu kumbariza mu kiganiro Gafaranga umeze neza ufite amahoro. Ahubwo reka shakisha amahoro. Kuko nuyabona mwizi modoka hari umuntu bavuga ati ngiye nubwo bayinyishazamo gusa ngahita mpfa. Mu buzima bwanjye wacu nta muntu wayitunze. Abo ngabo ni nk'abandi bavuga ngo ngiye none nagarukira ku kibuga cy'indege ariko burya ageze yifuza no kugera mu ndege, yagera mu ndege akifuza kugera mu kirere. Uwundi hari umwanya Satani munini yadutwaye. Niyo mpamvu ubona ku isi nyine ari uko tubayeho twitabarokore nta n'umurokore ku isi ubaho nta numwe. Nta murokore ubaho. Ariko njye abona bavuga bati mwene da ni wowe murokore mugenzi wanjye. Ibi ni ibizina nyine twafashe igihe kinini ariko umurokore umwe waho ni Yesu Kristo. Undi si kurokoka ni kuniki. Ko ibyo warwanaga nabyo ni intambara warwanaga nayo kandi wemeza ko watsinze n'imipaka wayirinze. Ariko muri akanya turi ku ntambara. Turacyarasana n'ibyaha. Ntabwo ko kwagezeho Satani atarasa imyambi. None se ubwo warokotse iki kandi ukiri mu rugamba?